nanone kuri Gisenyi Commissionaire. Uyu munsi turi mu wa Gisenyi, tuje kubereka inzu igurishwa. Urupangu riri hafi ya Unama, hafi neza na station Marine, hafi kuri kaburimbo, rukora kuri kaburimbo, ruri ahantu hagendeka. Tuje kuhagurisha ku giciro turaza kubabwira mu kanya. Karibu twinjire mu gipangu. Aha hantu ni heza kuhatura kuko harimo ibikorwa bisanzwe birimo. Aya mazu yose ushobora kuyavugurura cyangwa se ukaba uri kurya ku mafaranga, kuko iki gipangu kinziza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi. Urazana miliyoni 80 z'amanyarwanda tugutuze mu mugi wa Gisenyi rwagati, ahantu hari gahunda zose z'umugi. Hanyuma rero aha hantu hafite ubuso 500 kandi hakora ku muhanda wa kaburimbo, ni mu mugi rwagati nk'uko twabitangiye tubibabwira. Iyi nzu mureba imbere yacu irimo ibyumba 3 na saro, ni ifite 3 na saro, n'iriya yo ifite 3 na saro. Mbese hano harimo amazu menshi. Nk'iya annex nayo yinjiza amafaranga, n'iriya nuko. Aha hantu ni heza, wahifuriza umuntu kuhatura kuko afite byinshi byatuma hatura. Murabona ko imbere yacu harimo ama etage, n'ahantu hatuwe neza kuko nyine ni mu mugi. Muduhamagare kuri 078 300 8 7 Ikindi ntibibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ndetse n'izindi mbuga zose. Genda ukore follow. Duhamagare kuri ya nimero twakubwiye, uzane miliyoni 80 z'amanyarwanda tuguhereze aha hantu, kuko ubwo twashyize ku mbuga hagiye guhitagurishwa ntiyamara kabiri. Nyine mu bambere wegukane umutungo mwiza muri aka karere. Turabakunda cyane, muri inshuti nziza zakadasohoka. Ibihe byiza.